igihe uzabona umuntu akugiriye ishyari ukabimenya ko afite ishyari kubera uwo uriwe, kubera ibikorwa wakoze, kubera aho ugeze, ukabibona ko afite ishyari kubera ibyo ngibyo, uzamenye ko ari guca mu ishuri. Navuga ngo ni ishuri risoza, yani ishuri rya nyuma kugira ngo azabe umurozi. Ahubwo noneho nuko The Ben iyi modokari yahaye umugore we Pamela ntabwo ari iye, ni y'umugabo witwa Hakizimana Janvier. Garax TV. Yes, reka mbifurize kumererwa neza kandi mbifurize ibihe byiza. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese, aho muba muri kutwumvira hatandukanye. Nyita Bruce umugwaneza, imfura y'u Rwanda. Ni ngewe tuba tugiye kubana hano kuri Star Galaxy TV. Rero nizere ko mwese mumeze neza cyane. Turi mu mpera z'icyumweru, akazi kaba karabaye kenshi ku bakabonye, ariko n'abatarakabonye mwihangane, namwe hari gihe wenda kazaboneka. Hari abameze neza, ariko nanone hari abandi batameze neza. Nimba utameze neza, nta mpamvu yo kwiheba. Ejo birashoboka ko nawe ushobora kumera neza. Ubuzima niko budutwara, ntabwo twese mu isi dushobora kumera neza igihe kimwe. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ejo bigahinduka nyine ntumere neza nkuko umunsi wabanje byari bimeze. So rero isi dutuyeho nyine nuko nguko ubuzima biba byifashe. So rero ikinzinduye hano kuri Star Galaxy TV bari amakuru nyine tuza tugatokingaho tukareba ukuntu ibintu biba byifashe. Muramuzi umuhanzi The Ben afite igitaramo i Burundi, ariko ntabwo ari cyo tugiye kuganiraho, ahubwo tugiye kuganira ku rugendo rwiwe yakoreye i Burundi, ku magambo yabukurikiye. Nkurikije amagambo y'abantu batandukanye yakurikiye uru rugendo rwa The Ben kujya i Burundi, dore ko hari hanavuzwe ko igitaramo agiye gukora gishobora gupfa kishwe n'umwe mu bantu nababwiye. Uyu muhanzi The Ben mu by'ukuri ashobora kuba afite, nimba nabita aba haters, ariko buriya ngira ngo turabizi ko abo ari bamwe mu bantu batuma dukora cyane. Aba haters buriya igihe watangiye kugira haters, watangiye kugira abanzi mu buzima bwawe, uzabyishimire kuko bizaba bigaragaza ko uri gukora cyane, bizaba bigaragaza ibikorwa byawe. Nukuvuga ngo rero icyabaye, naraye mbonye umugabo ngiye kubumvisha avuga amagambo akomeye, amagambo navuga ko yatangaje benshi. Nimba wifata ukajya hariya ukavuga ati The Ben ngafashe ngo duhumbi 100 tw'amanyarwanda, ngo aragiye aratuvunjishije mu Burundi tuvamo 400 by'amarundi, atunyanyagiza mu baturage, ngo biriya se ngo ni ibiki yakoraga? Nta kintu muba mwumvamo. Nshuti zanjye, ikintu bita amashyari cyaragiye kirakwira ahantu hose. Umuntu kugirira ishyari, umuntu utabasha no gufasha umuntu babandi basabiriza, byibuze ngabe yamuha wenda igiceri cy'ijana, niwe uri icyo nakwita nko kugutera amabuye, kuko wafashe amafaranga ukayahereza abandi bantu bakeneye, ukaza ni makeya, ni makeya. Se wowe watanze ayahe? Wabonye The Ben uburyo yafashe 100 by'amanyarwanda agahita bivunjishamo 400 by'amarundi akajya kubitera abantu i Burundi. Yego, tugaragaza ko ni Range Rover yamereye ibyatsi muri Majerwa, kubera ko yari imazemo igihe kinini cyane nyuma yo kuva Dubai ikinjira muri Majerwa. The Ben yarabuze amafaranga yo kuyidedwana kugira ngo ayijyane hanze. Nimba ari makeya we watanze ayahe? The Ben ngira ngo mwarabyumvise ko yahaye imodoka Pamela nk'umukunzi wiwe, amuhereza imodoka. Iyi video maze kubumvisha y'uyu mugabo, mwumvise ko avuze ngo ngiriya modoka, wumvise amagambo ayivuzeho. Mu by'ukuri
sinzi wenda ukuntu ibintu bimeze, ariko ikintu bita ishyari kiracyariho, ubu ngubu nibwo kiri gukura. Sinzi nimba ari bya bindi bavuga ngo wenda ngo isi igeze ku mpera zayo. Ni ukuvuga ngo ishyari nyine, ishyari risa rirakwiye mu bantu, abantu bose ryabagezemo uba usanga ririmo. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima bw'isi hari byinshi tuba tugomba kwihanganira, rimwe na rimwe tukanarenzaho, kareka abantu bakakuvuga kubera ko bafite igihe, hanyuma wowe ugakora ibikorwa byawe. Cya gihe bafata bakuvuga, wowe uba uri kwinjiza, urafata umwanya utokinga ku muntu, yewe ibintu biri negative, nyamara we arabizi ko yakoze igikorwa cyiza cyashimwa n'abantu, ariko wowe wafashe umwanya nk'uwo nguwo urimo uravuga ibintu nk'ibi ngibi. Njyewe njya ntekereza ko abantu bafite amashyari, twumvise kese ya Kazungu, twumva abantu yishe, kabica urupfu navuga rw'agashinyaguro, twumvise ko yanabatetse. Biriya ntabwo nabyita ishyari, ahubwo ni nk'ubugome. Ariko nanone ishyari, twibuke neza ko ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga kugira ngo abe umurozi. Igihe uzabona umuntu akugiriye ishyari, ukabimenya ko afite ishyari kubera uwo uriwe, kubera ibikorwa wakoze, kubera aho ugeze, ukabibona ko afite ishyari kubera ibyo ngibyo, uzamenye ko ari guca mu ishuri. Navuga ngo ni ishuri risoza, yani ishuri rya nyuma kugira ngo azabe umurozi. Ririya shuri narirangiza, ibizakurikiraho nawe urabyumva. Umuntu iyo yamaze kuba umurozi, nta kindi kiba gisigaye. Isaha n'isaha aba yagukuraho ukibagirana neza ku isi. Bivuye ku kirero, nari mbabwiye ngo muri iyi minsi usanga nyine ikintu bita amashyari cyarakuze mu bantu. Event runaka uteguye, usanga hari abantu bakugira ishyamba, barashaka kwipfa, ntabwo bashaka ko watera imbere, ntibashaka ko wagera ku kintu runaka. Urafasha umuntu, uri kumva, bakenda kugutera amabuye, biriya n'ubwibone, ni ibikorwa nk'ibi. Ukora iki nimba ari ubwibone? Wowe ni iki wakoze? Urumva wenda kugeza aho wavuga wenda amagambo nk'ayo ngayo. Reka twemere yuko wenda ari uko bimeze, abantu ari uko nguko bimeze. We nagira ngo The Ben, twari tubikurije kuri The Ben, mwaramubonye ukuntu yakiriranwe urugwiro hariya mu gihugu cy'i Burundi, abarundi bakamwereka urukundo rwinshi, ukabona ko ni umuhanzi ufite abafana benshi cyane hariya i Burundi. Avuga ko yamaze, aho bagiye kumwakira, yamaze amasaha hafi 2. Ubona abaturage nyine bishimiye kubona The Ben, bamwishimiye. Ariko buriya niyo mpamvu nababwiye ngo mu mabandi 100 haba harimo ingeri zose. Uzasangamo abapasiteri, usangemo abasambanyi, usangemo abajura, urumva, usangemo n'abandi bantu bakora nyine ibintu navuga ko bitandukanye. The Ben baramwishimiye n'ibyo, ariko tuba dutunguye no kubona abandi bari opposite n'ibyo byishimo abandi bagize. Nyine ugasanga bo ntago babyishimiye, ahubwo nibo bajya imbere kuvuga ngo, kugenda bakajya gusobanura ibintu batazi. Ngiriya modoka imaze imyaka myinshi muri Majerwa, yavuye Dubai, bari barabuza yo kuyishyura. Ibyo ngibyo bizi gute? Yafashe ngo 100,000 aratuvunjisha, avanamo 400, atunyanyagiza mu baturage. Yabikoze kandi nkeka ko ari n'uburenganzira bwiwe. Nukuvuga ngo kujya aho ngaho rero tukavuga ngo bimeze
tugasobanura ngo uku yamuhaye amafaranga, ntabwo hari ibintu byiza, ntabwo hari ibintu byiza. So rero ibi bintu niyo mpamvu nshaka ngo tubihuze n'iby'uriya mugabo wishe abantu akanabateka. Uyu mugabo uretse ko we nawe buriya mbere yuko akora biriya yabanje kugira icyo nakwita nk'ishyari, amaze kurigira nakubwiye ngo ni ishuri umuntu yiga kugira ngo abe iki, umurozi, aba yabanje kugira ishyari. urumva amaze kurigira nyine niko gufata, amaze kuba umurozi, ngira ngo mwarabonye nyine ubwo ibyakurikiyeho, yatangiye kwica abantu. ubu ngubu bari mu basiriyo kira, bari mu isi kazungu. urumva nuko nk'uko rero nyine ubuzima biba byifashe, ugasanga umuntu nyine urimo uvuga ibyo ngibyo wagaragaje ko afite ishyari, nta kintu na kimwe ashobora kuba yafasha umuntu. urumva ntashobora kugushyigikira igihe ufite event runaka, nta kintu na kimwe yakora, urukumva. ariko niwe wa mbere ugumura abantu, wereka abantu ibidahari. ndikumva uyu mugabo ngira ngo mwamwumvise, niwe utumye tuganira kuri ibi ngibi, tuvuga ibi ngibi. nimba mwakumvise kari akantu, mukaba mwarabonye the BEN ukuntu bamwakiranye urugwiro, ukuntu yagaragarijwe urukundo n'abafana biwe hariya i Burundi, muze kubishyiraho muri comment. ese birakwiye ko twumva amagambo nk'ariya? birakwiye ko bimera uko? birakwiye ko umuntu agirira ishyari umuntu kuko yatanze ibyiwe? twibuke neza, nta giceri n'iki cy'ijana yashyizeho kugira ngo yaba iyo modoka itangwe cyangwa se n'ayo mafaranga atangwe i Burundi. ariko wenda niko bimeze uyu munsi. abantu benshi bavuga ko kubona ikintu wakora ugasetsa abanyarwanda ni ibintu bigoye. ntabwo wasetsa umuntu uri muri ubu buzima. urumva kubona ikintu kimusekeje ni kimwe mu bintu bigoye. nguko rero nuko bimeze. urajya muri comment utubwire wowe uko ubyumva, tubwire ukuntu wowe uri kubyumva ukurikije ako ka voice nkumvishije. hanyuma nyitake Bruce umugwaneza imfura y'u Rwanda. n'ubundi reka duhurire mu zindi nkuru. kora subscribe, hanyuma ujye ubana natwe umunsi ku wundi, umenye amakuru menshi cyane abatambuka hano kuri Star Galaxy TV, hanyuma ubuzima n'ubundi bukomeze kugenda neza cyane.